ubundi nyirizina murona n'ingwe tugiye kureba ntabwo reko tugiye kureba aho bagize ngo tuve mu rugo bari abantu bataza kutwumva turi kuganira ku bintu by'urugo rwacu nta kibazo madamu ntubizeza ko nkunda cyane ndabizi rwose ubu nta kintu nagushinja situation nagusanzemo kubiza undi mugabo upfa kwigukundira niyo mpamvu wamvuye ibikomere nta muntu wari bunshaka bari baranyanze bose ubiza nyine ko umuntu ajya gukora uburaya ariko yashobewe cyane nkazanye ngahita ngushobokura ngahita nkuzana mu rugo ni ukuri ko Imana ndagushima ni umugabo mwiza ni iki sinyageze kugwaka yuko bishoboka se ni ukuri ko Imana ndabishima nose kuvuze ko ntacyo ntaguhaye basi nayo cyo nagusaba cyose wakimpa ni ukuri ko Imana ambwira ndabikubwira okay madam sibyo urabona mu rugo hari agasurasi ko dufaranga nyine katari keza tabanye ko ari ubukene nyine burahari pe ariko nyine urabona nihanga kwa musiramu tumaze kwandikisha amafaranga menshi azatwica okay none ikintu giye kuba cyiza rero nyine ngira ngo twumvikaneho ndagira ngo usubire muri kakazi kawe ho gake muri kakazi kawe ho gake shobora jya nsubire kwishura ntabwo ari bya buryo nimugiye dufite gasituration kabi nkubwira wa mushenzi we ntukansarireho ndakumpera tuvuga ngo urangi banka abantu utangiye kunyubafuka ariko umugabo nyabacu utangiye kugurisha umugore wiwe ntabwo kumucuza no kujya gushaka yo kurya hanyuma namara kuboneka amaherezo azaba yahe ntabwo ari ibintu uzahera siko nakubwiye koko wenda gukundana nakubaha ariko kwinshura ubayimwe imbwa gute rero sasa nkureke inzara izaguhurire mu buriri subira kwa musiramu wana wandikisha ibintu nibigenda neza nta kibazo akuzwa musiramu haba yaranga none se twebwe ukabizi tujya tumwambura ntabwo nyine tumwambura uziko bimaze kwibihumbi 350 uravugisha ukuri ukuri kuzima wagiye gufata y'ibyuma ariko uriya mubyizi wa nijoro uburyo usigaye mukubita ububona ndisoza nari ngatangaye none se urajyayo kagendesha umutwe muri wese ngaro nkwiyame basi iga gukura abantu ninde wakura se utamuhaye urugero ntarwo nta mugabo n'umwe waguha utamuhaye hako subikoze rimwe wabike aha ngaho reka tujye kuryama n'impfu zabibaza ese ari njye nawe ninde wagatatse inzara ninjye wakahita tuwabuza upfunda imiriko rose ufite wawupfunda ntabwo wabyanze kuwupfundanya si wambwiye ngo mbe umurokore yereka ntabwo ubwo burokore mbugukuyemo umurokore wicuruza nuwahe Akimana yaravuze ngo uzapfa wiyemye azahanwa nk'uwiyahuye nese harahanditse ngo uzemere wicuruza ari kubeho n'amara bibiri urebye neza ntabwo wapfa kubiburamo ariko iyo bibiri yanditswe n'abantu ba Nyabugogo okay basi none urumva turi buryo bigenzuye wowe mugabo tekereza reka natekereje nako ntagize gusa ibitekerezo byafasha ubusa none nanjye ko nafashe ubusa mufatiye se kandi igitekerezo nakwaye wacyane kankubwire rero ahubwo wereka ngo ibicecuru bisanzwe ntiwumva se ahubwo njyana hava amafaranga niho ndi gushaka honyine kigorye gusa burya wanca inyuma ari uko ndi gushaka ibyo urya nyine wanca inyuma ndi gushaka imibereho yawe vuga ngo yego wanca inyuma ese sheri twongeye ngo mbe indaya ngo z'abakecuru ngo zashaje bigenda ute zinyishyure nyine mu rugo twongere tubeho neza subundi tubayeho nabi mu buzima bw'amadeni nyine amezi abayayo reka nizere ko ari urwenya yego n'urwenya ngo nari nteye asheri reba nk'ubu bukene dufite ndabona rwose ntibisaba kureba kure kuko bundimo ari njyewe na Mutesi Jolly nkunda wowe zibambana n'insozi ibyo ndi kuvuga aramutse agwaye miliyoni 2 ngo mubikore bikemura ibibazo byo mu rwa bikora ntago nabikora miliyoni 2 wazanga kandi urakomeza kumbeshya njye nawe turarwana nose mbeshye iki wowe muyede miliyoni 2 wazanga pe cyane ko mbona ubwiza atanabukurusha nyamara ndakwica nukomeza kumbeshya miliyoni 2 wazanga inzara ikakomeza ikanyica aho nahita nzifata ukanca inyuma ukajya mu maguru undi mugore nasa nuzi neza ko nkiriho hako nawe ndi kugira ngo nkurengere arengerwa n'amaganga ibyo nawe nabigutumye naba nabyitumye tu kitume mu musumari shaka uko turya nyine reka nza n'abagabo nsambane nabo kandi nanone hoya baraba batarabikora gute ubwo aba boys to react taboba tagusubira nyuma bampora ngiri hasi nongiri hejuru bavuga menshi ariko nge ngiri kuru ndi gukora cash bo bari muri room asabanzi banje bose mba pressure banyita savage ngiri mu nzira n'abandi bavuga ngo nzagwa ngiri ku mapine ingira muri game bose bahita bahinda cause barabizi ko ngiri danger fuck abanzi turi imbere kanji bimeze bite bimeze gute ariko mana gitare igira amaboko wikanze iki se ko mbona utangaye ariko wabuzwa n'iki gutangara ubona utaraduhemukiye akoze iki se kandi hari ideni ryawe nari mfite none se ntabwo nangiye kuzuza inshuro 10 ugahita unyengeza irindi rimwe ariko ubundi ubu burayi uraburetse pe neza ubuse ngarara koga akaguheza guheza haraheza ariko se mwebwe muba mutaranyanze se nakwanze ute ubundi se ubwo nakubaza iki uri umugore w'umugabo ndumva nanagukumbuye ahubwo ngase nkumbura nyine nabishyire mu bikorwa ushaka mbigenze nterera ngwino tujyane iwanjye kandi nanjye iwanjye mfite urugo rw'umugabo ariko rutari urwawe rega twabaye umwe buriya turaruteraniye ariko ntiwemere kuzanamo umugabo baransura rwose buri gihe match yo kuri buri stadium se nayo ikajya mbere bitwaye iki se ko umugabo adahari ubundi ufite ubwoba bw'iki yagiye urabizi abafundi batabwishe kandi nyamara naguherekeza
ufite ikibazo cye ariko wowe ahubwo agatuza uragafite cyangwa abakecuru bakamaze. Yewe nabivuze ukuri raseta n'abakecuru gusa basigaye inge sinakijya ariko agatuza karacyari kose. Umufuka harimo se. Ako nawe urakabye wakicuruza ufite umugabo. Ako kanjiro jya nguhera ubu. Bitewe n'ubushuti nyine. Washaka tuki kakombye gahora gahimye wowe nimba ufite amafaranga mbwira. Ako rero bitewe no kurumkumbe twanabireba ariko nyabona umugabo warabadahari. Nase naba ndi ikigo kubyo nakira umugabo mu rugo rw'umugabo. Ahubwo nshimye kuvuza utuntu tw'abantu bakuru ahubwo ngwino tugende. Ngegera ibiri gukomanga inzu kumbe ni wowe usigaye waranyinjira urugo sha. Ngaru ndarengana nuko naje kugusura. Usura ndahari se ugeze no munzu yanjye urampo. Oya no kubera ubushyuhe. Ubushyuhe ntajya nyumva ndaramose n'ugucenya baki. Niko mada. Sheri umbabarire. Nta kukubabarira iki cyuna kirage. Winjiye hano hanze ndokwaye uburenganzira. Ihangane tubitware gake nyabo. Mbiro bitware gake umwana wawe kajangara mwene kanjye na nyina agomba kubimenya. Nyaboneka mama kajangara ntibimugereho. Kiro kwa kirera. Wonje gutandaza nta n'isoni. Ariko ntukabwire nabi madame. Ko kanje mbivuge. Nukuri kw'Imana umbabare nk'umuntu uzapfejo. Ntago wanteza abantu. Ejo se nishwe niki? Nta kizanyicejo. Nawe. Hakushiriza uko ugiye kubivuga aho ugiye kwandare ku rugo rwacu. Rwandaritse karutumi ikibara kinjira nko kiboneye. Bo biragenda utugiye simbivu. Mbwira icyo ushaka cyose ndakiguha. Ufite inka zingahe? Ebyiri nindagize. Uri kubesha uva mu kazi Kigali ari yo waguze. Nyine imwe niyo yanjye muri eshatu. Ufite amafaranga ari kasho utuvugana. Senga rushaka kugurisha umugore wawe nk'ari indaya. Nicake mbeyo. Warasaze. Akaborerwa amarozi bakimara uje kunyinjira urugo ngo yarasaze. Nutanga mu rugo rwanjye yisha amafaranga. Uruhavana ubumuga. Haru. Mfite 200 biri cash. Ayo ngayo kumva rero nagurisha umugore wanjye. Usuretse amahane ubundi kwirigara ntitwamuguraga 2. Kabiri furo mujije. Cyo kigiye kuzira rero. Sheri afite ibyo 200 cash afite na 300 bamurima afite n'inka. Byose yabisinya ariko ntuduteza abantu. Kuzabaza umutungo wanjye ntawe natanga. Utabeshe se. Nta kibazo muzani kayensi. Akubunga iyo wihangana basi nkamwishyire. Wese kutihanganye ngo ntuze kusambanyiriza umugore ukazaza ikindi gihe bara atari no. Inka nayikizamo kandi amaze no gusinya. Ukwirunandira nta kintu wakemuraho. Ahubwo vira mu rugo vuba vuba. Vira mu rugo. Izi desa z'umu magazifashe. Kamari misi ndi kuzirya. Urumva iyo nka nayo ejo zaza gukura ubwatsi. Naye mu magaratsi no mpita mbibona bitari ibyo ngibyo zisanga mu gasho. Ndagashaka. Anziza Global Media, bringing the best to your screen, entertainment stories and more. Stay connected forevermore. Amakuru yawe Dudu. Isawa. Uracyakina ya makomedi se cyawa yavuye. Hoya nje nabivuyemo nabonye ari ibyimbwa. Ubivamo kandi wakabigumyemo. Kandi nakubwiye ko ari ibyimbwa. Kagira inkuru nase ntukiriyo. Wa mukobwa nubwo nakuzi nawe utangiye gukabya. Ntabwo nziriganye na mukuru wawe none wabaye mugabo. Se kubera iki numva uri kunyitimbwa. Bane history ku muhanda ngo uracyari imanda narasetse ndaho. Ko wanyitambitse ukareba ukuntu mubaga. Ibiremba nuko muvuga turabazi. Harya wavuze ngo bakwita? Ntabyo navuze ugeze umbaza izina ryanjye. Okay, nyine bakwitana. Numva kutangiye gutera intambwe y'abagabo banyita Grace wowe. Ariko sinumvisha uvuga ngo uranze. Wakimara ntago waba romantique n'amasegonda 3. Ariko banyita Dudu Pacifique. Ukuntu uri mwiza. Oh yes, nawe uri mwiza cyane Sheri. Hari ikindi cyifuzo ufite se mu mitenye gushyirira mu bikorwa. Wama kubinda. Umugabo icyari cyo nukwita urasa ku ntego urabishaka se mbigo. Hoya rwose muri zo karitsiye mba mfite umuhate nk'uw'inkotanyi ku rugamba. Ufite amafaranga se? Amafaranga se ndi kugura. Imbwa nizo ziherwa ubuntu wacyondiwe. Kuki? Erekana ko ufite ubwenge apana ibyo bikote byawe. Ushaka ngahe? 35. None ko na 5 mfite. Imbwa nuko muba mva mu maso rero ugenda. Hoya nukarakare gutyo shu. Basi 75 wayemera. Yumva se nawe ko ufite ubwenge araza no kuba 30 ngwino tugenda. Anziza Global Media, bringing Yewe muri ibyo biteka buko byarasabanya abagore b'abantu ni mwebwe mwana bise ni wowe. Oya nagari nye. Uretse namaze kubavumbura mwebwe. Madana nawe hano. Nawe hano. Vayo. Narinje gutipa. Vayo utipasi. Uzambaye ubusa mu cyumba cyanjye no pasi yerekaho. Ujye bikamo. Madakinege. Ikinege. Ujye ushinga hano mugene. Ujye ushinga hano. Sheri mbabarira. Wachupa. Wewe turabigenza ute? Pamaka ruyozo gufunga. Pamaka ruyozo gufunga ho.
Tuhamagara naziba gufunga. Bwiza cyane. Ibintu byose bijya mu mategeko. Sibyo? Birashashirwa imyanzuro. Ufite amafaranga angahe? Nayo. simvuze uvuga ngo 3 Kagira inkuru yaraguze 3 Nukuri ko nyine niyo mfite yonyine. Ivugisha we mama wisa. Niyo byonyine ufite ukaza gusambana mu rugo rw'umuntu. Ko twabyumvikanye numva ko ari akabici ntabwo niguriye. ni Ziba nawe wantaye tukavugira abantu b'abagabo bari. Hanyuma wowe ukumva umugore wa nyine birurangira gutyo. Basi mureka yo taranseke mnyabaye. Ukumva umugore wanjye namubishuma 35. None se kariyo mfite mbigende. Oya wabwira amafaranga ashaka make yanyuma ni noti ya magana Basa kiri kote. Nijyo kote. cyane wakitumwe iki kirone. Nta kintu cy'umufite nafata iko siragemera nshaka amafaranga ari kashi. Okay reka tubyoroshye basi fata kano kari interest. Amazi iki cyo kigura ngana. Ahenda cyane akangaka nakabonye kagura amadolari 500. kagira inkuru hehe Muri film. Wiki hanyuma wakaguza ngahe 3500 Nyabugo. kumva abanyabuga ari wahayendutse kusha muri Korea wafuka. teripfa kumureka izo 35 aziduhe basi yigende Fa kuyazana nyine wambwa gusa ntuzongeye kujya mu bagore babandi. Baretse se nkabahatarani mukansigira tiki. Gasigwa bazi mu mugongo cyekwarke kose. Tekese ukoresha iki? Okay reka basi banze mamagara umuntu numve niba yama. nta nayo ufite Ntajya ndumiwe transenga yari ide. Oya n'umuntu nari kuyaguza ariko nta nubwo nizeye ko yafite. Oh madam fata ikintu hazi cyawe. Va hano vuba vuba. Va. Cyane kumambuza. Mama yanjye. Warugiye kuribwa n'imbwa pe. hano ndahiye Ibaze nkura mu nyago zigucize zikakumenekaho ugahita utwita. Byagenda ute? ni ikibazo Yamurera wamurera jya gushaka undi rero. Wahageze se shumi yanjye. twagenze kuri seri Damn, njye ndi sere baby ibihumbi wanjye. 50 uri tayari Damn, njye mfite umuryango uba muri Canada ndaguha amafaranga nyine nza nkutemo na show shumi yanjye. uriya miniyasi Oji genda guha show ni nayo naguhe na uwo dollar. amafaranga nimba hari nta kibazo Man, twagiye where you go bro? Damn. ni karibu Zakaswingiye ngo tugere mu cukume baby wanjye. Abapipo bahumbi. Aya ndayari. Aya nagiye mu yandi. Musohoke mwanyegeramo. Musohoke. Kuki? Ibi ntabwo urimo mada. Urabona? Giye kwica umuntu none ko umugore nakwifatiye nakwiboneye ntago ari inkuru y'imbarirano ndagutangukura iki Umva nkubwire kabuno ka sogokuru wawe. Irindi jambo rimwe gusa ite mukuramo ingoto. Wabyumvishe? Kikuza petit frère. Ufite umugore mwiza kandi unyere. Gusa icyo nakubwira cyo warunuwe. Biriya bintu ntabwo bijya bishiraho. Genda usubirane imari yawe ushumi yanjye. Wabyumvishe? Haci ni kirenda gusa. Madam umeze neza ntabwo ujya kwa muganga